kurikira ndi umuntu ukunda komedi mu by'ukuri byari byiza nahabona nzi ko byitabirwa bigeza audience wayibonye uterera urumva rumaze wenda ugiye urebera kuri YouTube ariko none uyu munsi wari uhari amaso ku maso bari bishimye nanjye ubwanjye I think ni biganiro ni show ni show na twese tuba twirekuye ndakeka ari sawa navuga ko nyine ari show idasanzwe kuri wowe cyane ko no munsi wenda wanamurikira ku magara indirimbo ndetse gushyira hanze yitwa Eva ni indirimbo usobanura gute kuri karere cyane kandi indirimbo ya mbere maze gukora nyuma y'igihe cyagishyize mu Bwongereza Eva ishobora kuba igitangaza cyangwa ntibigitangaza ariko n'indirimbo ntazibagirwa ko n'indirimbo nsohoye bwa mbere kuva umunsi natangaje ko ntashye ubundi niwo mvuga ko ari umunsi mpageze so hari ibintu utajya wibagirwa mu muziki nuvuga ngo ni indirimbo ntashobora kwibagirwa mvuga no okay iyi niyo nahereye ugiye natashye yego ni zimwe muri moment ziba zitazibagirana nkuko abantu babibona hano n'umunyamakuru yabuze ahagarara byari imyaka myinshi utari mu Rwanda uri hanze iyi audience uku kuryoherwa n'abafana ni ibintu wavuga ko wamitsinze bingana gute of course ibi nibyo biri mu byatumye ntaha nyine ko abangaba okay mbabona abanyamakuru ndumuzi bamwe turafashanya twese so ntabwo mbabona nk'abantu banshagaye cyangwa ahubwo mbabona iyi ni industry turimo so ni ibintu nishimiye wari umaze igihe kinini utari mu gihugu cy'u Rwanda ubu noneho twakwibaza Kitoko aje gutura mu Rwanda cyangwa hari gahunda yo gusubirayo ndebana burundu kabisa naratashye iyo uvuze gutaha ntabwo naje gusura naratashye Kitoko abantu benshi angaha muri Gen Z Comedy biteguye ko byibuze wabaririmbira indirimbo imwe ikarangira ariko sebo batashye batanyuzwe twaririmbye n'ibiriya uko bikose baje guseka ugiye kubabirisha ibyuya bamwe bataha batameze uko batekerezaga Kitoko first of all ikibazo nakubaza mbe na mbere wari umaze imyaka myinshi mu Bwongereza ariko ugaruka mu Rwanda nk'umupapa ugarutse kongera kuhaba ndetse ugarukana urukundo rw'abanyarwanda wongera gusanga tukigutekereza nuko bakwakiriye kuri stage warabibonye stage wagize bwa mbere mu Rwanda ese we wiyumvisha utongeye gusanga urukundo rw'abanyarwanda rugihari uko wagiye ariko noneho usanze noneho ubwo byariyongeye okay biriya ni ijambo rimwe byita umugisha kuko ni nk'uko hari abantu twatangiye umuziki turirimbana turi benshi mbizi ko barenze niko mvunesha imvugo z'ubu ariko ukabona ntabwo agize amahirwe wenda yo kubikomeza so niba byose mbibara nk'umugisha honestly kimwe mu byo wasubije banakubaje ni ku bukwe bwawe wabatewe witewe wundi ko warushinga bakubaje kubijyanye no ko warushinga bavuga ko nta pressure uriho ariko se ujye ubitekereza ushobora kuba udafite icyo utu ariko unabitekereza buri muntu wese yaje akava yifuza iherezo ryiza kandi iherezo ryiza burya ni umuryango so ndabitekereza ahubwo wenda navuga ko numvaga bizanshimisha kubikorera hano naratashye ntari muri shuguri zindi umuntu arebye wagarutse mu bikorwa by'imiziki by'akazi k'umuziki Roda umuproducer wa mbere mwakoranye ariko wanabajwe kuri Element uvuga ko mwagerageje gukorana muri long distance biranga kuva ugeze n'ahamwe mwavugana ese na Medbeat yaraje urebye uburyo umuziki nyarwanda wawusize naho usanze urabona progress imeze gute okay ele ntabwo byanze kubera ko tutamvikana numvisha atera joke avuga ngo nsa nugoye jewe nakure mu rusengero ncuranga nzirimba guhera ku ngo ndi umuntu uririmba so ntabwo birangora cyane kumpa beat nkayihimbaho ntari kukubwira ibintu dukorana so namwe nzataha so ntabwo naje ari hanze aza deja nabo ndi mu bindi bintu ariko of course n'umuntu ubaka tuzakora abandi bose ba Medbeat ntiturabonana ariko nawe tuzakora muziki wacu wabona umeze gute byumwe muri production twabivuzemo imbere ni sawa cyane ni sawa n'ibyo kwishimira yego ndi umwe mu bakwakiriye ku kibuga cy'indege tubona urukundo rukomeye weretswe hano muri Gen Z Comedy naho ubonye urukundo rukomeye ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo utegure igitaramo cyawe wenyine jewe rero ndi umusaza muri game niko tubyita ntabwo nkunda kuririmbira abantu banyemera kubera ibyo nakoze bashaka ndirimbira umufana wikiriza indirimbo nshya yaraye yumva so nirwo rugendo ndimo bizaba ariko maze kwitegura maze kugenda amakuru yabaye menshi cyane cyane muri showbiz nyarwanda bamwe baravuga bati The Ben na Melody bihariye isoko niko bibona oya ubwo nabakoze cyane ntabwo ari kwihariye isoko ntabwo hano se ko umuziki atari ugukurura ubundi biharira ikintu wakweze so ubwo nabakoze tu wavuze ko ukunda duo yawe cyangwa se uburyo bateza navuga nk'akajagararo kuri social media
ubona uburyo babikoramo nawe ira ntambwe wahitera ukayikora. Ubona ubutabonye nicyo kumbaza kubera bo of course ni sawa. Uze ko nawe wabikora. Bona bon jewe byaterwa ariko ntabwo ndabitekereza ariko ubifitemo ubwo bushobozi yewe no nabikora ndakeka bibaye ngombwa. Kitoko uri umwe mu bahanzi navuga ngo banini ku buryo buriya n'ijambo ryawe according to the experience hits navuga ko n'abakurusha ngiye kuvuga ko baba ari bake ahubwo ni hafi ya ntabo bivuga ngo ijambo wavuga ni rimwe mu yagenderwaho mu kubaka umuziki kuri industry irimo gukura beef rimwe na rimwe bikenewe cyangwa ntago biba ngombwa. Biterwa na beef yari kuvuga ngo ni jewe hatari ibyo ni ibintu bisanzwe kabisa no muri publicité murabyumva mu masoko guri iyi product ni ya mbere mu gihugu ubu bizi ko atari yo ya mbere so biriya nibyo niko bigomba ikibi ni beef zatuma habamo ingaruka ariko biri ngombwa ko King James bisaba ko atsinagiza Kitoko kugira ngo azamuke byo hari icyo byaba bitwaye imboni zawe. Nitanze ingero zidashoboka ntiyabikora nanjye sinabikora. Thank you yeah. Ni Kitoko bibarwa umaje kutuganiriza nk'itangazamakuru bitari byoroshye cyane kubera ko audience ni nini cyane yaba mimbere muri Camp Kigali muri Genesis Comedy ariko kandi nanone na hano hanze asohotse nabwo barasohotse yaba abashaka ifoto abashaka akariri ko gushyira kuri Instagram cyangwa TikTok already n'abanyamakuru muri rusange kubera ko numwe mu bantu n'ubundi batari babona umwanya uhagije yo kugira ngo ahure n'abafana bikomeye cyane kugira ngo urukundo n'urukumbuzi bafite rushire. So ngira ngo no muri Genesis Comedy benshi bakomeje kugenda basaba indirimbo zitandukanye ati turirimbire kuri iyi wenda kubera time ntoya yari afite akajya abakubita agasampling k'umunota umwe kagahita karangira ariko ni ishusho rigaragara ko ari umuhanzi dushyira kuri ya level n'ubundi yitwa legend abikwiriye atari babandi wenda ushobora kwita legend ariko yagera muri audience cyangwa se wamutumira mu gitaramo ugasanga legend ye iri hasi. So rero ni Kitoko bibarwa navuga ko wishimanye n'abantu hariya ngira ngo wenda mu byo mwumvishe hano agarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru gito abashe kugirana n'abanyamakuru abashije kugaruka ku buzima anemeza ko atazasubirayo hariya hakurya ahubwo ari hano mu Rwanda ariko kandi ngira ngo igishimishije nuko avuze ko ashobora gukora igitaramo cye nawe bwite kubera ko natangiye nkubwira ko ari umwe mu bantu bafite urukumbuzi na benshi abakunzi be yaragerageje no guca ku ndirimbo nshyashya yitwa Eva njya muri commentaire section nsanga harimo abantu benshi bavuga ati twari tugukumbuye urebye niyo yaherukaga gushyira hanze In Love nayo abantu bagiye muri comment ukabona ko n'umuntu ufitiwe urukumbuzi na benshi. So rero ngira ngo wenda naza kuba abyiga akanabikonfirma ubwo wenda azagira gutya anategura n'icyo gitaramo. So rero ngira ngo wenda turakomeza tubane no mu bindi biganiro bitandukanye byose biraza kuba biberamo hano kuri Genesis Comedy cyane ko haracyari aba performer benshi yaba Dr Nsabi ntago yari yajyaho yaba Joshua Kamirindi ntabwo yari yajyaho Bijiyo Bija ntabwo yari yajyaho Christopher niwe wagiyeho gusa nawe n'umwe mu bahanzi batagize ikintu kinini aganiriza benshi hano muri iki gitaramo cya Genesis Comedy ndetse uciye hirya nk'ijisho ry'umunyamakuru nari mpabereye benshi bari kuvuga bati hari uburyo si ariko yanabivuze yavuze ati nsigaye niyumva nasohotse rero uburyo bwo kuganira n'itangazamakuru ntibwakunda benshi batangira kuvuga bati Christopher ashobora kuba asigaye yiyemeramo ariko wa mugani niba avuga ko yiyumva already ugafite impamvu ye ntago nayo nayikontaho cyane gusa impamvu twe yaduhaye nk'abanyamakuru wenda twabashiye kumugera uruhande yatubwiye ko yaragiye guperforminga mu kindi gitaramo. So next time twongera guhura wenda ashobora kuzatuganiriza nk'abanyamakuru gusa wenda mu byo yavugiyemo hariya avuga kuri album ye nshya nabonye igizwe n'indirimbo 9 nge nari mfite ikibazo ubundi cyo kumwibariza ni ese utangiye gukora international music kubera ko album ye y'indirimbo 9 urebye hafi 99% ziri mu rurimi rw'icyongereza Igifaransa ntago ari Ikinyarwanda kiganjemo. Ndashaka kumubaza niba atangiye gukora international music
kuko niba ikinyarwanda nyine atari kukiririmba cyane bishobora kuba afite ikindi gisobanuro we yari kuduha cyangwa se wenda igisobanuro ndi gukeka cyo kuba ashaka kwambuka imipaka akajya hanze y'u Rwanda nabyo ari byo. So rero komeza uba natwe bari kumwe na Zebra Switch, turacyari muri Genesis Comedy Show, ngenda cyari wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi, ndi ntare ndi ndahangarwa ndi intore, ndi umunyarwanda of course, ndi na diaspora, ndi umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Mpora nkubwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni igitabo, kandi buri gitabo kigira page, kandi buri page tuyivugaho kwayo. Twari kuri Kitoko Bibarwa, abashimiye cyane.